umuntu agura iyo umweretse ku nshuro ya gatandatu. Bivuze ko kuba wakwereka umuntu ikintu ntahita akigura ako kanya, ukakimwereka bwa kabiri bwa gatatu ntakigure, ntanashishikazwe nacyo, ni ibintu bisanzwe. Ahangaha rero isomo umuntu yabikuramo ni uko ugomba kwihangana. Ugomba kwihangana ukagerageza byibuze inshuro 6 wabona babyanze ibintu byawe, akaba ari bwo bivamo, akaba ari bwo umanika amaboko. Ibi rero biri mu gitabo cyitwa The Art of Money Getting. Ni igitabo kigerageza gusobanura roho y'amafaranga, roho y'ubucuruzi binyuze mu mategeko yagufasha gukurikirwa n'amafaranga kurusha uko wowe wayakurikira. Muri za chapitre zo kuri maremya urumva ko iyi chapitre nayo yadufasha cyane, yaza yunganira n'izindi chapitre zose twize zijyanye n'amafaranga. Hari abantu burya ngo bazi ururimi rw'amafaranga, abo bantu baturusha kubana nayo neza. Aba bantu bazi ururimi rw'amafaranga ngo baba bararenze kuyakurikira, ahubwo amafaranga niyo bakurikira agahora bashakisha. Tekereza guhinduka umuntu amafaranga ashakisha we kurusha uko we wahora uyashakisha. Iki rero ni igitabo cya kera cyane cyagiye hanze mu mwaka w'1880, cyandikwa n'uwitwa Phineas Taylor Barnum. Ni umunyamerika wari umucuruzi kabombo, nyiri Barnum and Bailey Circus. Uyu rero yanyuze kuri iyi suwere ku itariki 5 Nyakanga mu mwaka w'1810, aza gutabaruka ku itariki 7 Mata mu mwaka w'1891. Iki gitabo yacyise The Art of Money Getting. Golden Rules of Making Money, ni amategeko ya zahabu yo kubona amafaranga, yo gutuma amafaranga agukurikira kurusha uko wayakurikira. Iki gitabo rero kigerageza gusobanura ubugeni bw'amafaranga. Ni igitabo cya kera rwose mu kinyejana cya 19, ariko cyuzuyemo amasomo atajya asaza yafasha abantu kumenya ururimi rw'amafaranga. Ubu buryo bwacu bwo guhora tuyakorera ngo ntabwo ari bwo bukora, ahubwo ngo hari uburyo amafaranga ashobora kugukurikira kurusha uko wayakurikira. Reka tuyatega amatwi rero ayo mategeko twumva ibyo ari byo. Muri make ni amategeko yafasha abantu kumenya uko bitwara ku mafaranga. Ikintu cyo ushaka gutsindira ngo urabanza ukakigira inshuti. Iyo umaze kukigira inshuti rero umenya uburyo ukitwaraho kugira ngo utazagihemukira kikakwanga. Impamvu umuntu uhora umwirukaho aguhunga nuko rimwe na rimwe aba yarakwanze. N'amafaranga rero ngo hari igihe amera gutyo. Impamvu duhora tuyirukaho ngo nuko yatwanze kubera ko tutazi kwitwaraho neza. None wa muntu ugusanga nuko agukunda. N'amafaranga rero ashobora kumera nk'uwo muntu bitewe n'ukuntu yitwaraho. Amafaranga ngo ntabwo ari kure y'aho ngaho.